mama jewe data we dore Kigali ngirahindura abantu Zuru nawe wiriye iwacu urasambana hanyuma birakureba ibyo mbona n'akazi nkora wowe birakureba Yezu ni wewe ni ukoranaga na Kazungu sabi ndakwiyamye dukora ibyo dukora uvumbika vuba nigende yemwe ndikumva warakunze igira hano rero niho ntuye hombaga niho patoro yambwiye ngo nje ndarara na nibyo gabanye duru yawe aho urara nawe to ntabwo bindeba nakubwiye ngo ngorera akazi vuba vuba nigende bafite abakiriya benshi banegereje uba ufite abakiriya benshi ariko dana Kazungu yabimbwiye ngo umuntu wese muhuye muhuraga ngo uri kugenda uri kwihuta ngo nta kandi bagufite ntaco rero ubwo rero mva mubwire ya mukobwa dore no bwa mbere nshaka kugira ngo unapfa udufatireho n'akamasomo ko kwiga ko kugira ngo umuntu amenye niba ari no bwa mbere arabicisha muzinzi umva mubwire mu mafaranga 2020 giye nakwigisha none turabikora ntabizi nyishyura shyira 5000 mwigisha sha wafatira kuri 20 karigo guru wacu ntacereka kwigisha ni wumva ko kantu ko kubu wiwanyu rero ntagira niba ushaka gusoba dore tuwarete yanjye baga mu nzu bakifashisha ariko nsa uyoboye ko hano turi mu mujyi wa Kigali akado wazanye akajari kanyo ko hano ku mari ndawe aho hubaga tuwarete zanyu ntazibaga mu nzu yanje baga mu nzu icara mwigisha ibyo mwigisha ufite izindi gahunda kwicara idatawe sa wambabara ukicara nka kwigisha ugafakanya n'igende yicaye sabe bagiye gukora ibintu byo buretse winyegera ariko wowe ariko nta icara ariko nawe wimpagarara hejuru kandi agwa amafaranga reka tubikore nta kibazo ariko kugira ngo bigende neza reka twiragize Uwiteka ibibazo nyina nanzi kandi nanansobanukiwe ni nawe bendera ryanje ni nawe bwiza bwanje niwe gicaniro kinyakaga mu muriro gukaka yego sabi we nakaba nagiye mu rusengero ariko nawe wasambanye henshi menya ko uyu munsi waje gusambana mu rugo rw'umurokore cisha bugufi dusengeye nda ngiye undeka Uwiteka Mana nziza ndagushimye ndaguhimbajije kageze hano amahoro iyi mbwa zaha hepfo kwa Karemera ntizimuciye amaguru nubwo yaganitse ariko araje aranyizaniye ngo namuhereze amafaranga yanjye nawe mpibyo azanye ariko muko wavuze ngo umubiri wacu ni insengero ngo z'umwuka wera urusengero rwawe ngiye kuba nkoreye mutundi duserivisi nawe rwose urabizi uko bitabaye ibyo nanjye urabizi ukuntu wandemye washyizeho kino shiraho bino ariko nanone mu rusengero urakoze kubyumvishije ubyumvishe mu izina rya Yesu amen karama nkwereke gira kwagu Yesu Kristo we none si usigaye warageze ku rwego wo kujura agendana ibintu by'abasambanyi ariko urenda ubwira abasambanyi wowe cyo tujano gukora ni iki
ibi ngibi bikoreshaga abantu babaye akahebwe. Ubwo nawe winjiye mu mwuga rero fatwa. Nukuri kw'Imana nakubesha ibintu ntaho na uramenye urayamuhare oya hanyuma urashaka ko bigenda gute? Nshaka ko ibintu tubikora hatajemo ibyo ngibyo. Ushaka kumanukira ukamperekeza. Reka mubwire sasa aka gakingirizo bagakoze kugira ngo tubashe kwirinda. Uri kunyumva neza wanjije? Ndi kukumva. Tubashe kwirinda indwara zihura mu mibonano mpuzabitsina. Yego. Harimo sida, ndetse n'imitezi n'inda zitateganyijwe. Uri kunyumva neza? Ndi kuzumva. Fatwa rero mbana. Izo ndwara zose uvuze urazifite? Nazigira gute kandi njya nkambara mpura n'abantu benshi pe. Aka ngaka niko kadini. Uhuraga n'abantu benshi. Ngaho ndeberamo 45. Nuko tugiye kwanga umva mubwire rero aka ngaka gakoranye ubuhanga bukomeye. Waba uri muremure, waba uri mugufi, waba ubyibushye cyangwa unanutse. Waba uri nansa? Yego. Mbo gadama. Rakoze kundangira agafukamo. Gadama. Ariko rero kubera isoni byinshi mfite byama wubamye nkwereke. Kuko biragenda ndi imbere y'Imana ntaho nakuramo imyenda zanjye urukundeba amaso ku maso. Birahanda kureba inyuma ngo mukumeze uraje kumva wumve nakwirosheho. Bakubwira ngo ni ubwa mbere n'abakuzina posterira ugushaka k'inyuma. Ibyo by'inyuma sha numvishije Kazungu ari kubivuga sha. Akira mbuhati. Waramenyeye ni nkaho ari nkabyubagamo. Gira kuvanye. Mera neza. Umane yanjye. 2020 uzi ko harimo amatafari 300 giriye. Wabyorera. No kujya amafaranga. Kazungu uragenda gukora ibyo urakora mugataha mu mahoro. Nta kintu na kimwe Kazungu ugataha uko waje kwanza. Mutata mumugwire bukamye. Mugwire buho. Oya jina kudikuju. Nyitegure. Niko. Ikamubwira. Ndabyumva ikoze narabikoze. Ntunyeganyegesha. Ariko ntabwo numva ko umugore ashaka kuzakuriza amanywa n'ijoro. Bose ngutatamba bari. Ejo genda shaka ku manywa muzazi dukemura icyo kibazo. Oya. Nuse ku buryo najya mbona ngo n'umugore ubujijoro buri manywa. Nzamwice. Kandi umukubise mwajya kumfungisha ngo nakuze umugore. Hari ikibazo se bagufunze? Bite byabo. Nayo. Wewe umva umubwire Patrick. Mbabarira mu byo mukora byose muganize mushiki wanyu. Muganize bamwice. Muganize bamwice. Oya. Reka wereke. Njyewe nigute nataha mu rugo aronka nijoro akangendaho Seta. Wari ugiye kunkandagira mu ntuza. Ni kugira. Ejo uzaza tubikemure. Azaza. Mu gitondo. Muramuki. Okay. Sawa. Nyeganyege. Karame. Wambwiye ngo iki? Patro. Mu bijanye n'iki? Ntabwo wambwiye ko mabuja ameze neza nta kibazo. Nabikubwiye. None se ko mugize mu cyumba kenda kumita. Murongeye muragwana se kandi? Sa. Ariko Patro, narakubwiye ikintu kijanye n'ubusambanyi bwawe. Uzamuta ku gasi. Usije no kuba umugore yakwica nawe ugabaringe wanamwica. Ariko nacyo gisubizo ugenda umwica kabisa. Ugende kumwica. Nica umugore wawe. Urasambana kukarusha isazi. Ariko niba
reka nawe musore yanga kubyumva umukobwa twabonanye yari crush wanjye ubwo ndamenya nyine ni umukobwa twakundanye ku ishuri duhuye noneho ko namukundaga kera nabikoze rimwe gusa ariko biriya abantu bingejeje no kuri no kumubura byabaye ikibazo ariko n'ubundi wakoze icyaha waracumuye kuri Bibiliya biranditswe ngo kundwa kazanguguyaguye umugore wawe washatse ngo nawe ngaje nakuguyaguye nyine muguyaguye naho kugira ngo uje kuguyaguya iwawe uguyaguye no mubana sawa ntabwo njya kuryama mu cyumba cyanjye kuko aho ugira ngo nice umugore wanjye akabazo k'amatsiko nutajyama mu cyumba cyawe uraryama mu cyaha nsinjyana na biki hano sisi mu cyumba cyawe nyine ntacyo bitwaye umva mugenza urabiza amahane yanjye sibyo n'umugore wanjye nabagira amahane aho ugira mukura amenyo rero ureka ni Patro naho wararana naje ngo bishoboke mu buzima ni ukuri kw'Imana nose ubu se turaranye ugaca nakwisha ukora turaranye ugaca nakwisha unyica wiwe akumugaza urumwica nese nijoro hari ibintu binshikiraga n'amashuka ndaganiga nijoro hari imyuka zinshikiraga nazo zibaga zivuye z'umujinya rwandenga kamera aja kumva nizo umuntu cyangwa n'amashuka nkaganiga we nico wacihanganira ariko sira bigeze nka saa 9 z'ijoro ngiraga icuya ku buryo nanje ubwanje ubwo mwuka gw'ico cuya guransohoraga nkaja hanze nkiyanika wongera ngagaruka mu nzu urangana ico cuya cyane sawa aho kugira ngo muri umugore wanjye ibyo nabyo wabyihangana ndi kubyumva ariko sira kugira ngo umusuzi gutanga urabwihanganira buzaga saa 9:20 kandi uno munsi nariye amateke n'ibishimbo njamagi nariye na kagasarade mwana mwasigaje kandi urabizi kukarikare mu mayonnaise bahurarana n'umwicanyi ndebo bishoboreye sawa ndaba nasinziriye kuko ndananiwe cyane nubwo ndi nyine ndi businzire gusa ariko nta kibazo reka turare n'ibyo uransaba byose ndabikora ibiki ukora nzi n'ubuhindukira ukavuga ngo dupfumbatane ndabura kuguhobera ubesha nkoreho umva nka we ijyanyuma reka nje nguhe nimero za Karori akoraga hahigi mwishurira irogi yo kwa Karori aje kurara hanze njyewe irogi ndayirira sinongera kubonana nawe nawe wowe uri nje wakora igihugu Vai. Nyamara ugiye kurara ahantu bitaga muri danger zone. Danger ukoraga akazi ko mu rugo. None yinjiyemo VIP umuntu ukoreshaga akazi ko mu rugo. Ziwasha. Niye gusinzira. Aha. Wa utarayanga ntahandi warara. Ukaja kureba nko mu bagabo mubaga mwasangiye mu kabari. Ukabugura uti iwanje umukozi yanze ko cyanga kwa Karori. Urashaka kumwongeza kujya kuryama muri salo? Aje kwa Karori. Kandi ntuze kumbyika. Yamusinzire. Rarajana kunjabuni. Ikuribwa ribwa. Nemena. Aha, nakubwiye hari n'inzoka karundura yo mu muryango. Hari n'inzoka karundura yo mu muryango. Ngaho jam sinzira. Jam muzi kujya. Urana n'inzoka Ndakubwiye ngo mu muryango gwacu hari ibintu banyoherereje byo kugira ngo umuryango gukomeze. Ngaho jam. Generamenye yemwe. Ni kirekire kigeze niyo mu mirande inzoka
ndende nini cyane kawe ukomeza kuyigirira amatsiko kuko ntaho nayo gusobanuriraho nari Kuki? akabubwirirwa ibyaha Inzoka yakiteye neza sha. Inzoka yawe ifite nyasha.